Murakaza neza kuri Miss Theonie aho tuvugira ibiganiro bivuga ku buzima, aho turengera ubuzima binyuze mu bumenyi bwizewe. Uyu munsi turaganira ku kimera cyitwa romare cyangwa se rosemary bitewe n'aho uherereye uko mucyita. Abantu benshi mukunze kubona ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ko iki kimera kivura indwara z'imitsi yabyimbye, kivura indwara z'amagufa, ariko kandi uyu munsi wowe nubana natwe uraza gusobanukirwa n'akamaro k'iki kimera, uraza gusobanukirwa n'imikorere y'iki kimera cyitwa romare cyangwa se rosemary. Ikaze rero ni muganga Theophile mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuvuga kuri rosemary. Hari abandi bantu aka kantu bakita teyi, ubwo uraza kumva aho bitandukaniye. Hari abakita rosemary niko kitwa cyangwa se romare, abandi bakakita teyi. Romare ni igihingwa kizwi cyane ko gifite impumuro nziza. Iki gihingwa gikoreshwa mu guteka, mu gukora amavuta, gikoreshwa muri massage y'uruhu cyangwa se y'imikaya. Ikindi gikoreshwa mu kugabanya ububabare bworoheje. Iyi romare rero akenshi dusangamo ibinyabutabire bigera kuri 4. Harimo icyo twita rosmarinic acid, hakazaho antioxidant, hakaza camphor, hakaza na cineole. Ibi byose ni ibinyabutabire biba muri iki kimera, ari byo bituma nyine cyangwa se ari byo bifasha mu kugabanya kubyimba byoroheje, mu kuruhura imikaya, mu kongera ubushyuhe mu mubiri no koroshya ububabare bw'igihe gito cyangwa se ububabare bworoheje. Iyi rero niyo mpamvu ikunze gutuma nyine abantu baza ku mbuga nkoranyambaga bakababwira ngo ivura imitsi. Mu by'ukuri ntabwo ivura imitsi by'ubuvuzi, ahubwo icyo ikora ishobora kukugabanyiriza ububabare by'akanya gatoya, ariko nyuma yaho n'ubundi bwa bubabare cyangwa se ya ndwara nta hantu iba igiye, iba igihari. Niyo mpamvu rero tugushishikariza, nimba wagabanyije ububabare by'akanya gato, nyamuneka gera no kwa muganga bakuvure birambuye, bakuvure byimbitse, indwara bayivure. Iyi romare rero ntabwo ivura imitsi yangiritse nk'uko mukunze kubyumva, ahubwo iyi romare ifite ububasha bwo kugabanya ububabare. Ifite ububasha bwo kugukorera massage ukumva uruhutse. Igihe ahubwo ufite imitsi yabyimbye, igihe uri kubabara amagufa, igihe amaguru ari kubabara cyane, jya kwa muganga bagusuzume bakuvure. Uko wakoresha romare rero, iyi romare urayifata ukayiteka mu mazi iminota 10 kugeza kuri 15, hanyuma ugafata ya mazi ugakandagizamo ibirenge, ukumva uruhutse, ibirenge bikaruhuka. Ayo mazi ukandagiramo amaze gukonja, yabaye akazuyazi atagishyushye cyane. Dore ibintu 4 by'ingenzi wakora igihe urwaye imitsi. Vuga ngo ni ibintu 4 by'ingenzi ugomba gukora igihe warwaye imitsi. Ikintu cya mbere ni ukugenda n'amaguru byibuze iminota 30. Icya kabiri ni uko igihe wicaye ugomba kuzamura amaguru akaba ari hejuru ku buryo amaraso agaruka agatembera mu mubiri. Icya gatatu ni uko wambara compression stocking. Ni ukuvuga ngo ni igikoresho cyakorewe kwambarwa ku muntu ufite ikibazo cy'imitsi, ariko iki ngiki ucyambara compression stocking. Iki ngiki ucyambara iyo muganga yakikwandikiye. Iyo atakikwandikiye ntabwo uba ubyemerewe. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukunywa amazi menshi ahagije. Amazi nayo afasha gutuma amaraso atembera neza, afasha mu gutuma umubiri wumva umeze neza. Tugarutse rero ku kimera cyacu cya romare. Romare ni ibimera, akenshi ibimera byose cyangwa se ibiribwa byose turya nakubwira ko aba ari imiti, ariko ntago ari imiti bwo kuvura indwara, ahubwo bifasha imiti cyangwa se bikunganira bwa buvuzi, bikunganira
mu kugabanya za ndwara cyangwa se mu kukurinda ahubwo kurwara za ndwara. Ni byiza rero ko uyikoresha neza, ukayikoresha mu gihe cya nyacyo, ukayikoresha ugabanya ububabare ariko ntuyikoreshe nk'uri kwivura indwara. Igihe warwaye gana muganga. Nshuti zanjye rero, wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo dukomeze twubake ubuzima buzira indwara.